Bakunzi bacu, uyu munsi umuntu yaduhaye ubutumwa. Igice twahariye inama z'ubuzima. Wumve ati rimwe nisanze mu bibazo ku buryo numvaga nataye umutwe. Byari byancanze pe. Nari mfite ubwoba. Numvaga byandangiriyeho ku buryo numvaga ntazi ngo nakora iki. Ati rimwe nafashe umwanzuro mbitekerezaho, ariko numvaga mfite ubwoba ku buryo numvaga ntashaka kubibwiraho umuntu n'umwe ibyo nari ndi gucamo. Wumve neza. Ati ko natinzagamo niko numvaga umubabaro mwinshi. Agahinda karagiye karanyica. Dore inzira 9 rero wakoresha ukabaho utuje mu mutwe, nta stress ufite, uko wagira ubwonko butuje. Ati umunsi wa mbere nahisemo gushaka inshuti yanjye ngo nyibwire ibibazo byanjye nari mfite, nibwo numvishe nongeye kuruhuka. Hari impinduka wakwinjiza mu buzima bwawe ku buryo watangira kubaho ubuzima umeze neza mu mutwe. Gukora siporo nicyo cya mbere. Umuntu ukora siporo bivuga ko aba afite ibyago bike byo gutakaza ubushobozi bw'ubwonko bwe, kandi abantu bakora siporo barwara indwara gakeya yo kwibagirwa, indwara izana n'ubusaza. Hari ibyiza byinshi byihishe muri siporo. Muri kaminuza yitwa Bristol hari ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abantu bakora imyitozo igorora umubiri baba bafite ukuntu bagaragara neza kurusha abatabikora cyangwa se abatayikora. Ibintu nko gusinzira neza, gusinzira bihagije. Bavuga ko umuntu yagasinziye amasaha 8 mu ijoro. Ibi ngo ni ibintu bifasha ubwonko kubika amakuru ajyanye n'inzibutso neza. Ibuka kurya ifunguro ryuzuye kandi ntukajye utaruka amafunguro yawe. Niba saa sita ari ukurya, ni ukurya. Ati bigeze mbaza abantu benshi ibibazo byerekeye ibintu bituma bumva bafite umunaniro n'umuhangayiko, nyamara ibisubizo bampaye akenshi byari ibyerekeye uko utarya neza, uburyo bw'imirire bakoresha. Ibintu urya bishobora kugira uruhare rukomeye cyane ku buryo ubwonko bwawe bukoramo. Irya ibiribwa birimo imbuto, imboga rwatsi, kandi unywe ibinyobwa amazi menshi cyane. Kuko utarya ifunguro rya mu gitondo rizwi nka breakfast, ibi ni ibintu bibangamira imitekerereze, imikorere y'ubwonko, nko kwibanda ku bintu, concentration no gufata mu mutwe birahatikirira. Abantu bageze mu ishuri ibi bintu barabizi cyane. Igihe kibi wakwigisha umunyeshuri ni igihe rwose ashonje, ntabwo yafata mu mutwe ntibibaho. Hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Niba utarabikora, iyo umanutse munsi y'video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe n'ahagana iburyo munsi y'video, nibwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza, nta na kimwe kigucitse. Tumaze kuba umuryango w'abantu 17,000 birenga, ikaze mu bandi. Niba umaze gukora subscribe rero, ibuka kujya ukoresha ubwonko bwawe imirimo y'imbaraga. Koresha ubwonko ibintu bituma butekereza. Ibintu nko gusoma ibitabo bifasha ubwonko gutekereza neza kandi bikabugabanyiriza umuhangayiko. Byagiye bigaragara ko umuntu uganira n'abandi agira umuhangayiko muke ndetse n'agahinda gakabije gake. Umubabaro ndetse n'umuhangayiko, stress, biri mu bintu bituma umuntu yibagirwa vuba cyane. Twese twagiye duhura n'abantu dufite ibintu byinshi biri mu mitwe yacu, ejo tukibagirwa ko twanahuye nabo. Umuhangayiko, imbaraga z'umuhangayiko. Amahirwe yose ubonye yo kuganira n'inshuti zawe igihe uyakoresha abantu ukunda. Ibi ni ibintu bifasha ubwonko bwawe rwose. Gukoresha amafaranga. Ibibazo bisaba amafaranga uzasanga bihora bidutegereje. Isaha n'isaha uba ushobora kwisanga mu ideni. Ibi bituma ibibazo by'amafaranga biza mu bibazo by'ibanze bitera abantu umuhangayiko uyu munsi. Nutekereza kwishyura amafaranga yawe ufitiye abandi, nk'ayo kurya, ayo wariye, umuriro, imyambaro, biri mu bintu bizagutera ubwoba. Ibi rero bizagusaba kwiga no kumenya uko ukoresha umutungo wawe. Tangira kugutakaza amafaranga ku bintu ukeneye gusa. Jya mu isoko uzi icyo ushaka, apana kugeraho utireka ngore n'iki. Apana kugenda utazi icyo ugiye kugura, ugenda utura buri kimwe cyose ubonye. Nibura jya uzigama 20% byayo winjiza. Tangira ujye uganiriza abantu wizeye igihe ukeneye ubufasha. Abantu benshi tumenyereye gupfira muri twe tukabyigumanira. Uburibwe n'ububabare ducamo. Nyamara bizagusaba imbaraga cyane kugira ngo ubashe kugira uwo usangiza ibibazo byawe no guhangana n'ibindi bibazo igihe utabimenyereye. Nyamara kuganiriza umuntu ku byo uri gucamo ni ibintu biruhura kandi byomora ibikomere. Muribuka inkuru twatangiye tuvuga cyangwa se tuvugaho. Ibuka kugwa neza imbere y'abandi. Zimwe mu nyigo zigaragaza ko abantu bagwa neza imbere y'abandi ari ibintu byiza ku mpande zombi. Ni ibintu biba byiza cyane ku mpande zombi. Kugwa neza imbere y'abandi bituma umuntu yiyumva neza.
umuntu yumva atuje rwose. Byongera umubano hagati y'abandi kandi bikagabanya umuhangayiko. Niba ushaka kwiga uko ugaragaza ubugwaneza imbere y'abandi, hari ibintu nibura watangira kwitoza gukora uyu munsi. Jya usekera abandi, amagambo meza imbere y'abandi azakurange. Jya ufasha abandi niyo ntacyo waba bari bukwiture. Ni udukorwa duto cyane nyamara dushobora gutuma umunsi w'umuntu ugenda neza. Ni udukorwa duto twatuma nawe wiyumva neza rwose. Dusoza ati nibura jya ubabarira kandi ubabarire abandi. Ushaka kwiga uburyo wababarira abandi, yiga gukunda cyangwa se kwikunda, ndetse wige kwibabarira kandi wiyakire uwo uriwe uko uri kose. Niba wakunze iki kiganiro, ubu butumwa bukigize bukaba bugize icyo bugufasha, gisangiza abandi. Ikirahuri cyawe uri kureba ari iyi video, nagushyira indi video wareba yirebe, ndabizi nayo uraza kuyikunda. Reka njye tuzasubira ubutaha. Nitwa Samuel Mugisha, iyi ni Tele mu Mutangi Rwanda. Mugume hafi yanyu, nimukore subscribe.